Yesu ashimwe. Ku bajama nakubwira ngo fata censi. Uri kumva ko nahinduye sisiteme. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe interuro eshatu. Interuro eshatu zakubaka ariko n'ubundi tudaha agaciro, tuzumva kenshi ariko n'ubundi ntituzinjiremo indani. Ese izi nteruro ko duhora tuzumva bimeze bite? Ni interuro eshatu tugiye kuzirebera hamwe, noneho kugira ngo wa wundi ubona ko adasenga, wa wundi ubona ko atita ku Mana, wa wundi uzira Imana, mbese ubona ahantu hari ibintu by'Imana atabikozwa, rero ushobora kuvuga ati ese koko umuntu arahari? Barahari. Rero hari bimwe n'abantu twita ko ari abakirisitu tutajya kwitaho, ariko byo bifite agaciro. Reka mbibabwire. Icya mbere, nizera ko umubiri wanjye ko ari urusengero. Kabiri, nizera Imana. Wizera Imana? Wizera ko umubiri wawe ari urusengero? Gatatu, nemera impano za mwuka. Ese wowe wemera impano ya mwuka? Ndakeka ku bakirisitu aya ni amagambo dusanzwe dukoresha. Ibihe byinshi usanga dukoresha ijambo ngo umubiri ni urusengero rwa mwuka, ariko tukumva ni ibintu biri aho, ni urusengero. Tugiye kwibaza ibintu bike kuri iri jambo urusengero ku mubiri. Kwizera Imana, urusengero ku mubiri. Mbere y'uko nkomeza n'interuro ya mbere, reka nkwibutse ko gushimira kuba wemeye kuba umpaye uyu mwanya. Nanone nkwibutsa ko niba uri mushyashya wakora subscribe ku basanganyweho. Aho ngeze ni mwe. Niba uri mushyashya rero kora subscribe, kandi nuza kumva uyikunze ndakwinginze uyisharinge abandi. Ibaza impamvu iyo ukoze ikosa rimwe abandi baryigiraho. Gatekerezeho ntumbwire. Nanone ibaza impamvu umuntu ahora ari kuvuga ngo icyampa nkaba nkuriya, icyampa nkaba nkuriya. Icyo kintu ntabikubwire, akaba atakubwira ngo ndashaka kuba nkawe, ariko mu mutima we akaba ari kuvuga ngo icyampa nkaba nkawe ku kintu runaka. Kibaza, andika muri komenti kuri ako ka kabiri. Niyo mpamvu rero
weho uri urusengero rw'undi. Ati ntabwo ndi kubyumva, gute se? Kuki ndi urusengero rw'undi? Bibiliya irimo abantu benshi bakoze imirimo itandukanye, ari myiza ari n'imibi. Iyo ni Bibiliya. Nawe ubu ubuzima ufite, hari ibyo uri gukora, ari byiza cyangwa ari bibi. Abandi bo ku ruhande rero, uko waba umeze kose, waba uri umukire, waba uri umukene, waba uri umukristo, waba utari umukristo, uko waba umeze kose, aho waba uhagaze kose, icyiciro waba ugezemo cyose, menya ko hari abantu babayeho neza, bahora biga kubera wowe, bigira kuri wowe, ariko wowe utabizi ko bakwigiraho. Hari abantu benshi, hari amamiliyoni menshi yigira kuri wowe, ariko wowe utabizi. Ni nayo mpamvu nunapfa, imitima bya bintu abantu bagiye barakwigiraho bizabasigaramo, bakaba batazakwibagirwa. Wowe uzapfa, ariko abasigaye hari icyo bazakuramo. Wowe ntiwamenya ngo ni icyiza cyangwa ni ikibi, ariko hari icyo bazakuramo. Nyuma yo gupfa, hano bavuga ngo usize nk'uruki imusozi. Uko byagenda kose, ubuzima wowe urimo, uko uhagaze, uko uresha, hari abandi bakwigiraho, ariko wowe utabizi ko bakwigiraho. Kandi nawe hari abo wigiraho, ariko nabo batazi ko wowe wigiraho. Rero uko twigira ku bakurambere bacu bo muri Bibiliya, ni nako natwe twigira kuri bagenzi bacu, kuko nindamuka nsinziriye, abasigaye bazigira kuri njye nk'umukurambere. Hari ibyo bazasigarana, ntuhabura ugira icyo asigarana ku buzima bwanjye. Rero menya ko uri urusengero rw'undi, rwa mugenzi wawe uwo ari we wese, uri urusengero. Ibyo ukora ubemo maso. Nemera impano za mwuka. Wemera impano za mwuka? Ni ikibazo ntangiye ndi kukubaza. Mu buzima busanzwe, buri wese afite impano. Uko waba umeze kose, aho waba uturuka hose, icyiciro waba urimo cyose, ufite impano undi muntu uwo ari we wese adafite. Uko byagenda kose, hari iyo ufite undi adafite. Ako nako ugatekerezeho. Urwego waba uriho rwose, wowe uraruzi. Urwego naba ndiho rwose, dufite impano undi mugenzi wanjye aba adafite. Ikibazo ni iki? Nayimenya gute? Nk'ikiraha turahita tujya kuri ka kandi ngo nizera Imana. Ese wowe wizera Imana?
ukimara kumenya ko hari impano ufite undi adafite, ese hari uri kumva wizeye ko iyo mpano wayibyutsa ikaboneka kandi ikagira icyo imarira abantu? Ukimara kubona ko uyizeye ko uyifite kandi ko wayibyutsa bigakunda, menya ko wa mubiri wawe ko ari urusengero. Ni ibintu bimeze nk'ibihererekanya. Mbere na mbere banza umenye ko uri urusengero rwa buri mugenzi wawe, uhita umenya ko hari impano ufite undi muntu adafite. Ukimara kubona ko hari iyo adafite, izere ko ishobora kubyuka. Iyo mpano yamara kubyuka, kubera ko nta wundi muntu uyifite, uraja gusanga wowe ubwawe muri wowe uri urusengero rw'abandi, bakwigiraho byinshi bitandukanye. Banza umenye ko uri urusengero, hari ibyo abandi bakwigiraho. Nanone wumve ko hari icyo ufite abandi badafite. Uwo ari we wese ntakagusuzugure, hari icyo ufite nawe adafite. Ukimara kubona ko hari icyo ufite we adafite, izere ko icyo kintu wakibyutse. Izere ko wakibyutsa kikagira icyo kimarira abandi. Ukimara kubyizera kiri kugira abandi akamaro, nibwo abantu bazakwigiraho byinshi. Usange ni uruhererekane. Umubiri wawe ni urusengero, umubiri wanjye ni urusengero rwa mugenzi wanjye. Imana yaduhaye impano zitandukanye, gusa hari uburyo nk'abantu tuza gucika intege, ariko ku Mana ikintu dusabwa ni ukwizera. Muri Bibiliya bati ufite kwizera wabwira uyu musozi ngo va hano ja. Icyo dusabwa ni ukwizera. Reka ngushimire wowe twabanye muri iyi videwo. Niba wumva hari icyo igufashije, sangiza abandi. Please, niba hari icyo igufashije, isangiza abandi. Nanone kandi wowe dusanzwe tubana, ndagushimira kuba wemeye ko n'uyu mwanya twongeye kuba turi kumwe. Ikindi, niba uri mushya, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona indi videwo mu bantu ba mbere. Imana ikomeze kuduha imbaraga zo kumenya ko ariyo dukwiriye kwizera, mu izina rya Yesu.